Yesu ashimwe, muraho neza. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye. Nongere ngushimire wowe ufata akanya tukabana mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, tukabana mu kanya ko kuba imbere y'Imana kugira ngo twunguke ubwenge bw'Imana. Urakoze kubana natwe, urakoze kubihindura ubuzima, ukabishyira mu bikorwa, urakoze no kubisangiza abandi. Mwibuke ko abahinduriye benshi ku bukiranutsi dubikiwe ingororano zitangaje mu bwami bw'Imana. Komera ku gakiza kawe wahawe, hanyuma kandi ugire n'inzara n'inyota byo kubibwira abandi benshi bashoboka. Wababwiza ineza, wababwiza kwera imbuto, wababwiza gusenga, wababwiza kubabwira ubutumwa bwiza n'ibindi bitandukanye Imana yashyira ku mutima wawe. Ndakwifuriza rero ubuzima bwuzuye, nanjye nibyo nifuriza. Ubuzima bwuzuye n'ubuzima bubasha gutsinda icyaha, bufite imbaraga z'Imana muri none, bwuzuye ubwenge bw'Imana bw'imigenzereze mu minsi Imana idutije turi hano ku isi, kandi twitegura kuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Wibuke ko umunyabwenge wese yita ku iherezo rye. Hari umunsi tuzava muri uyu mubiri, ntabwo tuzi ngo ni ryari. Bamwe bazaba bashaje cyane, abandi bazaba badashaje cyane. Urupfu rutwara abantu mu buryo butandukanye. Natwe hari umunsi bizagera, hari umunsi muzashyingura, hari umunsi tuzagushyingura, ariko icyangombwa ni uko tumenya neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, tukabyitegura duha Kristo ubuzima bwacu, kuko niyo nzira yonyine iduhuza n'Imana. Hanyuma twamara guhabwa agakiza tukabaho turinze icyo kintu gitangaje twahawe n'Imana. Umwuka wera arahari kugira ngo adushyigikire. Rero muri ibi biganiro tugira ubuzima bwuzuye, haba ubwo twifuza gusubiza ibibazo abantu bibaza, dufashijwe n'umwuka w'Imana, aho tugejeje tumenya. Aho tugejeje tumenya ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yashyira akadomo ngo avuge ngo ni ibi ngibi nta kindi cyarengaho. Ejo ubundi bumenyi duhawe n'Imana bwakwiyongera, irindi hishurirwa ryakwiyongera, wakumva uri mukozi w'Imana muzima nawe avuga ibindi bizima ukabifata. Ntabwo ubumenyi bashyiraho akadomo ngo nahangaha tugarukije. Ikintu nifuza ko tuganiraho uyu munsi kirareba cyane cyane abasore n'inkumi, cyangwa se urubyiruko ariko rukuze rwitegura gushaka. Nifuza ko tuganira ku kubaka urugo Imana yavuze, nkuko tubimenyereye kumva abantu babivuga, cyangwa se gukunda gusa. Icyo twakwita gukunda gusa. Ni gute twabigendanisha? Ese ni ikihe gikwiriye? Ese ni iki umuntu yakurikira kuruta ikindi? Kuko mu bintu bihangayikishije abantu bakiri bato bageze igihe cyo gushaka ni ibyo ngibyo. Ese Imana yaravuze, imumbwira mu izina ngo ni kanaka? Ese narakunze gusa nditegereza hanyuma nkomeza gahunda yo kubaka urugo? Nibyo nifuza ko tuganiraho mu magambo makeya. Reka tubanze tuvuge ko urugo ni umushinga w'Imana. Ni ibintu Imana yitegereje ibona ni byiza ko umuntu yagira undi muntu bagendana, bafatanya urugendo bakiri hano mu isi. Mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 n'umurongo abantu benshi tuzi mu mutwe, haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, cyangwa se umufasha bakwiranye. Nibwo busobanuro bw'ukuri. Ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, cyangwa se umufasha bakwiranye. Mwibuke ko Adamu yari ari ahantu heza pe, nta bintu by'ibibazo byari bihari, ariko Imana irebye iravuga ngo uyu muntu ndabona afite irungu, cyangwa ndabona akwiriye undi muntu bakwiranye, bakuzuzanya. Ni ukuvuga ngo ni umushinga wavuye ku Mana. Ikintu cyose Imana ivuga ngo si cyiza, burya kiba atari cyiza. N'ikivuga ngo ni cyiza, burya kiba ari cyiza. Dushobora kukireba muri kano kanya, ikintu Imana yavuze ngo si cyiza, twebwe tukumva ni cyiza kubera amahitamo y'abantu, kubera sosiyete, kubera ubwenge bw'iyi si. Ariko reka nkubwire, ikintu cyose Imana yavuze ngo si cyiza, burya kiba atari cyiza. Wakibona ingaruka ako kanya, wazibona bishize kera. Icyo Imana ivuga ko ari cyiza, reka natwe tukiyite cyiza. Rero kugira urugo ni umugisha. Ni umugisha, ni byiza, nubwo Satani yagiye abivangira mu buryo butandukanye, ariko biracyari byiza mu maso y'Imana. Nanone iyo ndebye mu mubwiriza ibice 4 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12, ndakunda hatwereka imbaraga z'aba bantu bashyize hamwe, imbaraga z'ubumwe twagira ubwo umugore n'umugabo, abantu bagendana urugendo. Reka naho tuhasome mu mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 9 tugeze ku murongo waho wa 12. Haravuga ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Icyo ni icyambere. Ababiri barutumwe babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. No kuvuga ngo bungikanya imbaraga, ibihembo by'ibyiza bakora mu mirimo yabo bikarushaho kwiyongera, bakagubwa neza. Nongere nkubwire ngo ishusho y'urugo waba ufite, hari igihe waba warayitewe n'ibibi wabonye iruhande rwawe, n'inkuru zitambuka mu bitangazamakuru mu buryo butandukanye, ariko hari ibyiza Imana yari yagennye, kandi n'uyu munsi ingo nziza ziracyabaho. Ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Ku murongo wa 10 ngo kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa aba abonye ishyano. Iyo umwe aguye
undi uhagaze aramubyutsa. Kugwa ni mu buryo butandukanye, yagwa mu buryo bwo mu mwuka agacogora, yagwa mu buryo bw'amarangamutima kumva ashizemo ibyiringiro, yagwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu mubiri yarwara se akaba ari hasi, ariko ngo iyo umwe aguye undi aramubyutsa. Ni ukuvuga ngo baberana imbaraga bagakomezanya mu rugendo. Ku murongo wa 11 ngo maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ati. Harimo n'ibintu byo gususurukirwa. Gususurukirwa ni nko kugubwa neza, ukumva wuzuye, ukumva ufite gishyigikira, ukumva utari wenyine, ukumva nta rungu mu buryo bwose. Burya irungu si mu biganiro gusa, ukumva amarangamutima yaruzuye, ukumva ufite umuntu ugukunda, ukumva ufite umuntu ugushyigikira. Ni kimwe mu byiza urugo ruzana cyangwa se abashakanye bahabwa. Ngo maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa gute? Yewe harimo no kuryamana kw'abashakanye. Byose bizana akanyamuneza n'ikintu kinejeje muri iyi minsi Imana idutije. Agakomeza avuga ku murongo wa 12 ngo umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Ibi bintu biranezeza. Undi avuga ngo umuntu nubwo yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, ariko bajya kuvuga tuvuga ngo umugozi w'inyabutatu nta muntu wabasha kuwuca. Ni ukuvuga ngo inyabutatu tuvuga ngo hagiye mu Imana. Umuntu umwe umuntu ashobora kumugusha akamubasha, iyo babaye babiri barushaho kugira imbaraga, kandi ko kuzarebe nko gushuka, kuzana igitekerezo cyanduye ukakibwirira rimwe umugore n'umugabo, hari ubwo bijya mu inama akavuga ati uyu muntu arimo aratubeshya. Ariko hari ukuntu umuntu yihererana umwe, akihererana umugore cyangwa akihererana umugabo, niba ari ukumubeshya, niba ari icyemezo gipfuye ugasanga yamubashije. Ariko akenshi iyo bari babiri ntabwo umuntu apfa kubabasha. Ariko noneho Bibiliya yageretse ngo kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Ubu bumwe bwa babiri ubwabwo ni imbaraga. Muzarebe iyo umugore n'umugabo bavuga ururimi rumwe bagera ku bintu byinshi pe. Kandi iyo umwanzi ashaka kubabasha abanza kubaha kutavuga ururimi rumwe. Umwe akareba ibumoso, undi akareba iburyo, umwe akareba iburasirazuba, undi akareba iburengerazuba, bakajya bavuga ibintu bidahuye, umwanzi akaba atangiye kubashobora. Indi nkuru nziza irimo ni uko havuze ngo umugozi w'inyabutatu. Uvuga ngo muri ubwo bumwe bubiri bw'abantu babiri bwabaye imbaraga, iyo hinjiye mu Imana noneho imbaraga zirushaho kuba nyinshi, umwanzi ntababashe. Ngo uyu mugozi w'inyabutatu ntabwo ucika vuba, ntabwo wapfa gucika. Reka rero twibwire nk'abajene, abasore n'inkumi ko urushako ari umugisha. Urushako ni umugisha. Ngewe navuga ngo mbona ari cyo kintu cyiza mu bintu bishira Imana yaduhaye. Mbona ari cyo kintu cyiza cya mbere hano mu isi. Mu bintu bishira hari ibintu bizashira. Mu ijuru ntago tuzagira abagore n'abagabo, nta nubwo tuzakomezanya n'abagabo bacu cyangwa n'abagore bacu, bazaba ari bene data, abana ari bashiki bacu muri Kristo Yesu. Tuzaba twambaye imibiri idakenera kurongorwa, idakenera ibindi bintu byinshi tubonera hano mu isi. Nakwibwira rero ngo kimwe mu bintu byiza cyangwa se cya mbere numva ari cyiza mu bintu bishira dufite hano ku isi ni ukugira urushako. Urushako ni umugisha, urushako rubamo uburyohe, urushako rubamo umunezero, kubera gukomerekana umuntu tumbwira ati wowe ntabyo ntuzi imiruho n'imibabaro narugiriyemo, ntuzi ingorane n'amarira nayaririyemo. Ibyo ni imigambi ya Satani, ariko siyo ari gahunda y'Imana. Ubajije umugore n'umugabo banezerewe mu rugo bakubwira ngo iki nicyo kintu cyiza numva kindyoheye kuruta ibindi bintu byose, kuruta amafaranga, kuruta amashuri nize, kuruta kugira abavandimwe n'ababyeyi. Iyo umuntu akiri muto yaba yumva ibyo ngibyo bitashoboka, nta muntu wamurutira nyina, nta muntu wamurutira umuvandimwe. Ariko urushako rwiza, umugore n'umugabo bashyize hamwe bashyigikiwe n'Imana, nta kintu kiryoshye nk'icyo ngicyo. Rero ni umugisha twahawe n'Imana. Tuvuga rero tugana ku nsanganyamatsiko yacu, abakristo benshi tuno turaganira nk'abantu b'abakristo, abantu bubaha Imana. Abakristo benshi barabizi neza ko icyemezo cyo kubaka urugo, icyemezo cy'urushako ari icyemezo gikomeye. Ni icyemezo gikomeye, ni icyemezo baha agaciro, ni icyemezo bumva batafata uko babonye, bigatuma rero bifuza kumenya ese umukobwa nshaka, umuhungu ushaka, Imana yabimbwiye neza ikambwira amazina ye, nkamenya 100% nkabashoka ko ari Imana ishaka. Igituma babyifuza muri ubwo buryo nuko bagira ngo batazagira esheke muri urwo rugendo, batazatsindwa. Akaba yumva ndumva ashaka ijwi ry'Imana rimbwira neza ngo ni kanaka. Igituma ushaka iryo jwi ry'Imana ntabwo ari bibi, nuko uzi neza ko icyo cyemezo ari cyemezo kiri very serious, gikomeye cyane kuruta bimwe mu byemezo byinshi dufata hano ku isi, ukumva wifuza kutazagihusha, kutazagikora nabi. Rero umuntu agakenera iryo jwi ry'Imana. Imana ingire neza ikambwira ngo ni Christine, Imana ingire neza ikambwira ngo ni John cyangwa se ni Peter, ikabimbwira mu mazina nkabimenya neza muri babantu bangahe ndimo nitegereza, tukumva cyangwa se abajene bakumva bashaka iryo jwi. Imana yacu tugirire neza.
iki cyemezo rero gikomeye muri ubu buryo ni koko umuntu ashobora kumva ijwi ry'Imana pe nk'uko tubimenyerewe mu buryo butandukanye bivuga. Hari igihe umuntu yifuza akavuga ati byibuza numve Imana inyibwirira, mbirote se ngira inzozi, ngira iyerekwa se, umuhanuzi se abimbwire neza mbyumve aze akonfirima. Nari ndimo gutekereza hagati ya Mariya na Yvette, Imana izimbwire ngo Mariya niwe muzabana ikoresheje umuhanuzi ntazi, ukumva byakubera gishyigikira kikubwira ko utazatsindirwa muri urwo rugendo watangiye. Imana yacu tugirire neza. Hari ukuntu rero impamvu abajene bashakisha iryo jwi ni ukugira ngo bikubere nk'igihamya. Ni igihamya Imana impaye kinyereka ko urwo rugo rutazasenyuka cyangwa se rutazaba rubi. Ni icyo gihamya umuntu aba akeneye mu by'ukuri. Imana yacu itugirire neza. Ariko nkaba nakubaza, mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi ufata ibyemezo uti? Kuko n'ubundi uri umuntu, uri umusore urimo witoza kuba umugabo, uri umukobwa w'inkumi witoza kuba umugore, ufite iterambere risanzwe ryo mu buzima busanzwe, ubundi ibyemezo bisanzwe ubifata gute? Ubu ndimo ndavuga ku gihande gishingira kumva cyashaka ariko cyiyumviye ijwi. Umuhanuzi yambwiye, umuyobozi wanjye wo mu mwuka yambwiye, pasiteri wanjye yambwiye, narose Solange, ubwo murota inshuro nyinshi ubwo bivuga ko ari we wanjye, narose kanaka. Mbese umuntu akifuza gushingira icyo cyemezo kuri icyo gice akenshi dukunda kwita icy'umwuka, ko ari Imana yatubwiye. Noneho nkongera nkakubaza, se ibyemezo byawe bisanzwe bya buri munsi nabyo by'ingenzi, uriga hehe, urakorera hehe, uratura mu gihe gihugu, uratura mu kahe karere, n'icyo ugiye gukoresha ubuzima bwawe ubifata ukurikije iki? Niyo mpamvu kurota ni byiza, kubwirwa n'umuhanuzi ni byiza, kumva ijwi ni byiza, ariko reka mvuge ngo ntabwo bihagije. Kubera ko uyu munsi ushobora kurota umuntu runaka utubwo na murose inshuro nyinshi n'uyu nguyu. Nongere nkubaze ngo mu byemezo byawe bisanzwe bwa buri munsi, urugero urose Perezida wa Repubulika yakwakiriye mu rugwiro, ukarota yaguhaye y'akazi, ese wabyuka mu gitondo ugahita ujya gukomanga ku rugwiro ngo nibaguhe akazi? Kuko iyo unyujije mu bwenge uhita usanga ibyo bintu ni inzozi, wenda hari igihe bizashyika, ariko ugiye gushyiramo n'ubwenge. Ntabwo uri butonde hariya ngo abajepe bakwirukane, ntabwo ibyo bintu wabikora kubera ko ufite ubwenge. Tuvuge se urose ushakana n'umugore ufite undi mugabo, cyangwa se n'umugabo ufite undi mugore. Niba uri umuntu ufite ubwenge uzavuga uti oya, izi ni inzozi. Ntabwo uri buke mu gitondo ngo mpite gushaka uyu mugabo cyangwa uyu mugore nkubwire ngo nijye uzaba umugore wawe. Kuki washyizemo ubwenge? Kuki byagera ku cyemezo gikomeye cyo gushaka tukaba twagendera kuri icyo kintu gusa tudashyizemo ubwenge? Sindimo nguca intege mu kuyoboza Imana inzira, ndaza no kubishimangira hepfo ko biri ngombwa, ariko ndagira ngo nkubwire bwa bwenge buryo wabuhawe n'Imana. Uyu munsi impamvu ibintu bitindaho, hari abantu muganira akakubwira ati umuhanuzi yarambwiye ngo ni kanaka, ngenda ntanamukunze, bihita bimera gutyo. Iyo utigeze uhura n'izo kese ugira ngo ntibibaho, ariko birahari kandi biruzuye. Marezoma n'ubu ngubu biracyabaho. Imana yaguhaye ubwenge, iguha amahitamo, yewe iguhindura n'umwana wayo ukwiriye kuyoboza inzira, ariko udakwiriye kuyoboza inzira buhumyi, udakwiriye kuyoboka buhumyi, niba ariko navuga. Rero muri ibyo byemezo usanzwe usenga kuko uri umwana w'Imana, ugakoresha ubwenge, ugashyira no mu gaciro. Na n'uyu munsi biragukwiriye. Imana yacu tugirire neza. Mu byemezo byose tuzafata, nta kintu na kimwe Imana ishaka kuzakorana nawe udakoresheje ubwenge yaguhaye. Niyo yabuguhaye. Burya niyo yaguhaye ubwenge bw'imigenzereze, umenya ngo iki kintu ni cyiza, iki si cyiza. Niyo yakuremanye ubushishozi. Umuntu ntabwo ameze nk'inyamaswa. Umuntu arashishoza, umuntu aritegereza, umuntu arareba. Nongere nkubwire ngo mu bintu byose uzakorana n'Imana, habe muri ministry, habe mu mirimo itandukanye dukorera Imana, ibintu byinshi yewe nibikomeye tutarabasha no gukora, nta kintu na kimwe Imana yifuza kuzakorana nawe ubwenge bwawe butarimo gukora. Ntabwo Imana itsikamira umuntu, ntabwo imeze nk'abadayimoni ngo baraguposeda. Burya amadayimoni ashobora gutsikamira umuntu agakora ibintu atazi, ariko Imana soko nguko. Imana niyo yakuremanye ubwenge, yifuza ko no mu gihe urimo kuyikurikira no kuyigisha inama, ubwenge bwawe bwakomeza gukora. Ndavuga ubwenge bwavuguruwe n'Imana. Imana yatugirire neza. Gushaka rero kumenya ubushake bw'Imana nk'abana bayo ku byemezo dufata biradukwiriye, ndetse reka nkubwire ngo bihindura ubuzima. Gushaka kumenya ubushake bw'Imana ku byemezo runaka biradukwiriye nk'abana b'Imana. Ubwo turimo turavugana nk'abana b'Imana. Utari umwana w'Imana icyo yiyumvisemo agikora ako kanya, ariko abana b'Imana iteka bafata umwanya mu byemezo biyumvagamo, mu bwenge bwabo kureba igikwiriye, ariko bashyiramo n'akanya ko kwibaza ngo ese ubushake bw'Imana hano hantu n'ubuhe. Ibyo biradukwiriye, atari no mu gushaka ko tuzabana gusa, mu bintu byose bigize ubuzima bwacu. Nakubwira ngo rwose bihindura ubuzima. Ntakagire ikintu na kimwe winjiramo udafasha akanya ko kumva ese Imana nibyo ishaka.
hanyuma n'ubwenge wahawe n'Imana. Ndimo ndavuga ubwenge bwavuguruwe. Impamvu uvuga ubwenge bwavuguruwe, murabizi tuvugururwa n'ijambo ry'Imana. Uko dutinda mu ijambo ry'Imana rivugurura imitekerereze yacu. Ubwenge butavuguruwe burararikira, bugira kwifuza kubi, bugira amahitamo inshuro nyinshi atandukanye n'ay'Imana. Imana yacu tugirire neza. Hari imikorere rero y'Imana, ndimo ndavuga ngo imikorere y'Imana tujya twibwira ko atari iminyamwuka, atari iminyamwuka, niba ariko navuga. Tugira ibintu tuvuga ngo iki ni icy'umwuka, iki ni ikinyamwuka, ariko hari indi mikorere y'Imana abana b'Imana kenshi basuzugura, bakumva atari iminyamwuka, bakumva mbese itari mu mwuka. Ndashaka kuvuga imikorere ivuga ngo kwiyumvamo, niyumvisemo. Iyo mikorere inshuro nyinshi abana b'Imana bibwira ko itari mu mwuka. Ku muntu ufite ubwenge bwavuguruwe, bwagwiriwemo n'ijambo ry'Imana, kwiyumvamo ni ikintu Imana ikorera. Uzi ko Yesu nawe hari umunsi yiyumvisemo. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 4 ngo yiyumvisemo guca i Samariya ahura na wa mugore. Nta munyamwuka tuzigera tugira usumba Kristo, wavuganaga na se, wabanaga n'Imana, wakoze ibyo yasabwa gukora byose, atagize umunsi wo kuvangamo na gakeya, ariko ngo yiyumvamo. Kwiyumvamo ku muntu ufite ubwenge bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana ni ikintu Imana ikoreramo. Impamvu nifuza ko iki kintu ukigarura nuko hari ibibazo byinshi uyu munsi bihari kubwo umwana w'Imana wabwiwe n'umuyobozi wo mu mwuka, n'umuhanuzi yemera, akamubwira ikintu runaka. Icyo kintu amubwiye akumva ntakiyumvamo, akumva ntikimuhesheje amahoro, akumva samena mu mutima we, ariko akagikomeza akakijyamo. Waruzi ko ku muntu ufite ubwenge bwavuguruwe n'ijambo ry'Imana kwiyumvamo bifite umumaro munini cyane. Iyo uburiye amahoro mu cyemezo runaka, Imana irimo kukubwira ngo pay attention, bamaso, kurikira. Imana ivugana n'imitima yacu muri ubwo buryo. Imana yacu tugirire neza. Ndifuza rero ko wowe ugejeje igihe cyo gushaka, nagira utuntu dukeya nongera kukubwiramo nk'inama. Ikintu cya mbere nifuza kukubwira kiravuga ngo banza ushira ubwoba. Banza ushira ubwoba wazaniwe n'amakuru mabi wumva ari mu ngombi. None ubu ngubu biri ku itangazamakuru, abagore baragenda bagashyira hanze abagabo babo, abagabo bagenda bagashyira hanze abagore babo, ibintu byarayobye. Nongera nkubwire ngo intambwe ya mbere banza ushira ubwoba. Banza ushira ubwoba umenye ngo Imana ni so, Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwawe, ntago ntukwiriye guhahamuka. Ngo hamuka vuga ati sema ubu ibintu bizakunda, ese ibi bintu bizaba amahoro, ko muri ibintu byacitse, ibintu byaracitse, ariko n'ibizima biracyahari. Imana igira ukuntu irinda abantu bayo. Rero banza ushira ubwoba. Intambwe ya mbere ni ugushira ubwoba, ugashira ihahamuka, ugatuza, ukamenya ngo n'ingo nziza ziriho. Niba mu migambi yawe usanganywe kubaha Imana, usanganywe kuyiyoboza inzira, warashyize muri gahunda y'ubuzima bwawe kuba umwana w'Imana koko, kandi ukagira ubuzima nk'ubw'abana b'Imana baba, shira ihahamuka, tuza. Imana ifite abandi bahungu n'abandi bakobwa nabo bafite izo ngamba mu mitima yabo. Ibibi by'abantu bahuye n'idini ntibahure na Kristo, bagenda bica ibintu, ukajya uvuga uti nawe yari umurokore, nawe yari umukristo. Burya yari umunyedini, ntiyari umukristo, kuko umukristo hari imikorere atagira. Imana yacu tugirire neza. Shira ihahamuka, tekana, niyo ntambwe ya mbere. Hanyuma umenye neza ko uyu mushinga ari Imana yawutangije kandi ikomeje kuwushyigikira. Ni umushinga Imana yatangije, ntabwo ari Adamu wigeze yirotera ibintu byo kugira umugore, ni Imana yamwitegereje isanga Adamu afite irungu, iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Rero banza utuze umenye ngo uyu mushinga ni uw'Imana, no muri iki kinyejana duhagazemo 2021 n'ibindi bizakurikiraho n'indi myaka, ni umushinga w'Imana kandi Imana iracyawushyigikiye. Ikindi, ntabwo rero Imana wibuke ko ari so, ntabwo uzayisaba umugati kwiguha ibuye ubu yatekana. None se kujya uyisaba akazi kakaguha, wayisaba ibindi bintu bitandukanye ukabona birakoretse, wibwira yuko ku kigendanye n'urushako ari bwo Imana itabyitayeho. Ibyitayeho cyane cyane ko ari n'umushinga wayo tubyariramwo abana, tukabatoza kubaha Imana, Imana igakomeza igashyirwa hejuru. Ikindi, iri hahamuka ryabonetse mu basore n'inkumi, mu mutima wawe rikwiriye gushira. Hariho abakobwa, hariho abasore bubaha Imana. Humura. Niba Imana ijya gusubiza gusenga, n'iki ngiki izakigusubiza, kandi urabizi neza ko hari ibintu byinshi wagezeho ubigejejweho n'Imana. Intambwe ya kabiri nifuza kukugiramo inama, reka gusunikwa na pressure y'imiryango, y'urungano, y'imyaka ugezeho. Ikintu cyose dukoreye muri pressure muzarebe duhitamo nabi, tugakora ibintu bibi bimeze nko kwihimura, bimeze nko kugira abo dushaka kwereka ko natwe bimeze gutya. Oya,
shira pressure, shira subwo pressure, igitutu, shira igitutu ushyirwaho n'umuryango, ushyirwaho n'imyaka ugejejeho, ushyirwaho n'abagenzi bawe, ngo bose barashatse, abandi bose nabo bararongowe, abandi bose byagenze gute, mama mpamagara muri munsi ambaza ngo se nta mukazana nta mukwe ndabona, papa mbwira ibi nibi. Ni koko ababyeyi twese dukunda abakwe n'abakazana, dukunda n'abuzukuru, ababyeyi bamaze kugira abana bakuze, ariko nagira nkubwire ngo shira igihunga, shira icyo gitutu n'iyo pressure dushobora kugushyiraho. Umubyeyi wawe yakugira inama yo kubaka, ariko reka nongere nkubwire ko atazakubakira. Umwana wanjye niba atari ready kubaka, yumva ataraba umusore ugejeje igihe, umukobwa ugejeje igihe, ntago ngewe nzamwubakira. Ndi umumama ukuze, ariko sinzajya kubaka urugo rw'umwana wanjye. N'umupapa ukuze ntago azajya kubaka urugo rw'umuhungu. Rero niyo mpamvu icyemezo gikwiriye kuva muri wowe. Abo bose bagushyiraho pressure, bakubaza, bakubera yewe n'abajyanama beza, ariko urugo ruzubakwa nawe. Rero shira icyo gitutu n'iyo pressure ushyirwaho n'abantu, aho gufata umwanya wo gukomeza kwitegura, umwanya wo kwiyubaka. Wowe umusiribateri, umusore cyangwa se inkumi, fata umwanya wo kwiyubaka. Akenshi iyo tuvuze kwiyubaka, abantu bahita bumva ibifatika, materiel. Mbanze mvi wacu ngira inzu nikodeshereze, mbanze gura intebe n'ibitanda n'utubati, ngira akamodoka n'amafirigo. Akenshi tukumva igice cya materiel. Igice cya materiel ntabwo ari kibi pe, ntabwo ari kibi, kiranakwiriye. Nibaza ko uyu munsi nubwo atakibaha amakwe manini wenda kubera ibihe duhagazemo bya corona, ariko nibaza ko iki kintu cyacitse, aho umuntu yajya mu nama y'ubukwe bakamubaza byibuze icyo afite akavuga ko nta na kimwe. Ndibaza ko ibyo bintu byacitse. Niba hari n'umusore cyangwa inkumi babiteganya, navuga ko atari byo. Kwitegura mu buryo buri materiel ni ngombwa. Nkabavuga ngo mfite inkwano, mfite ibi nibi, umukobwa afite icyo yateguye. Ndumva biri ngombwa ku muntu ushyitse mu bwenge, uri macuwa, uzi neza ko agiye kubaka. Ikintu cya materiel ni cyiza pe. Ikindi navuga ahangaha akantu nakwinjizamo ka materiel nuko hari igihe umuntu avuga ngo ngiye sinkunda ibintu, ariko nagira ngo mbabwire twebwe abantu, nawe urimo nanjye ndimo, twese burya dufite ukuntu turi materialiste gute. Dukeneye ibintu, turanabikunda. Ni ukuvuga ngo ngize amahirwe cyangwa se ugize amahirwe ukabona umuntu ufite ubumuntu, ufite kubaha Imana, ufite n'ibintu, ndibaza ko ari wowe wahitamo. Nuko bimeze, ni ku isi iteye, tugezwe n'ibintu. Ikibi ahangaha kibi utangiye kuyoborwa n'ibintu, ku buryo uhumiriza ku bindi bintu byose bidakwiriye. Umuntu ntiyubaha Imana kandi wowe ubaha Imana, umuntu nta bumuntu afite kandi wowe wiyubatse muri ubwo buryo, ariko kuko afite ibintu ukayoborwa nabyo gusa. Ariko ubonye uwujije ibindi ukabona n'ufite ibintu, nta muntu wabyanga. Nawe nibibwiza ukuri urasanga buryo bikunda, nubwo uvuga ngo ntago ukunda ibintu, gusa ntibikwiriye kutuyobora. Ako kari agace ka materiel. Mu busore bwawe rero, uvuye kuri icyo gitutu utezwa n'abantu, fata akanya ko kwiyubaka no mu bindi bice bitari materiel. Materiel akenshi abantu barayizi, umuntu azana kubwira ati impamvu ntararongora nuko ntarabona ibi nibi, rwose nta kintu bitwaye. Ariko hari n'ibindi bice bikenewe kubaka. Imana yacu tugirire neza. Ibindi bice bikenewe kubaka nifuza kugenda mbivugaho gake gake. Mbana umwanya wubaka ubumuntu bwawe, ukosora utuntu tumwe tudakosoretse muri wowe, tuzatuma uba umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza. Reka mbivuge muri iki gice gikurikiyeho. Agace ka gatatu nifuza kubwira, cyangwa intambwe ya gatatu, enjoyinga, nezererwa ubuseribateri bwawe urimo wiyubaka. Nezererwa, banza ubyishimire. Ntago ubuseribateri ari umuvumo, oya, binezererwe. Hari igihe bavuga ngo ni umuvumo, nuku barakuboshye, ari bakoresha nibagiye ijambo bakoresha, barakuzinze n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Yego hari imyaka yo hejuru umuntu ageramo agatangira kugira impungenge, cyangwa se yabona mu muryango we ariko bimeze akaba yagira impungenge. Ariko reka nkubwire, nkuko urushako ari umugisha, umuntu yabinezererwa, n'ubuseribateri umuntu yabunezererwa. Impamvu nifuza kukubwira iki kintu, niba uri umuseribateri utanezerewe, n'urugo ntabwo uzarunezerwa. Kubera iki? Umugabo azakora uruhare rwe, umugore washatse azakora uruhare rwe, ariko ntibazasimbura Kristo. Niba n'uyu munsi utenjoyinze ubuseribateri bwawe muri Kristo, nagira ngo mbwire ngo urugo zaba ari ikintu kimwe ugeraho, ariko reka nkubwire, n'urugeramo n'ubu utanezerewe mu mwami, n'ubundi ntabwo uzanezerwa. Hari icyuho kitazibwa n'umugabo, hari icyuho kitazibwa n'umugore, kizanwa na Kristo. Winjiye mu buzima bwacu tukanyurwa. Rero banza wenjoyinge ubuseribateri bwawe, hanyuma ubwenjoyinge urimo wiyubaka. Wiyubaka igice cya materiel, wubaka n'umuntu wawe wamwe imbere. Nongera nkubwiye ngo niba utanezerewe mu buseribateri bwawe, no mu rushako ntuzanezerwa. Kandi ibi bintu tujya tubibona. Hari igihe umwana w'umukobwa bafite amarangamutima yavungaguritse ukuntu, yakomeretse ukuntu, cyangwa umusore ameze ukuntu,
kubihiwe ameze nk'uwashaririwe, akajya avuga ati ninza n'umugore rwose ibintu bizacamo, ninza n'umugabo, ninshaka umugabo ibintu bizacamo. Nagira ngo ngire ko uwo mugore n'uwo mugabo ugiye kubikoreza umutwaro batazashobora, kandi bizaguhindukirira bikakubabaza, kuko nta muntu uzanira undi muntu umunezero. Yes, kubana n'undi mufatanyije biraryoha, ariko uzi impamvu biryoha kandi bikarama, nuko n'ubundi masanzwe ryohewe nawe aryohewe, hanyuma tukaza tukabihuza. Abinjiye mu rushako bibwira uko nguko baje kubihirwa, yasanze burya bene yibaza ko umugabo azuzura hose, umugore akuzura hose, burya yasanze atari ko bimeze. Nezererwa rero ubuseribateri bwawe, ubunezererwe urimo kwiyubaka. Ndifuza kuvuga kubaka umuntu wawe wamwimbeye. Mara umwanya wiyubaka mu bwenge mu minsi ufite y'ubuseribateri, cyane cyane abakobwa bategereje ubuzaza kubabwira ijambo. Nta mukobwa upfa gutera intambwe ngo agiye kwibwira kanaka, niyo bijya bibaho ariko bibaho gakeya. Icyo umuco mbona kinagendanye na Bibiliya nuko ategereza, aritegura, agategereza umusore uzaza kumubwira ijambo. Yaba umusore utegereje kuzarambagiza mu bakobwa reba, yaba umukobwa utegereje kuzabwirwa ijambo, fata akanya ko kwiyubaka mu bwenge bwawe. Mu bwenge turimo turavuga iki? Gira ubumenyi, usome ibitabo bivuga ku bashakanye, ukurikire inyigisho zivuga uko umugore mwiza umugabo mwiza babaho, ungura ubumenyi bwawe, ungura ubwenge bwawe. Ibi turimo turabivugira iki? Turifuza kuzagira ingo nziza. Wagize amahirwe uvuka mu bihe ibi bintu bivugwaho. Hari indi myaka ya kera bitavugwagaho, winagagayo ukavuga uko bizagenda, nako nta no kubitekereza, ukisanga wakoze ubukwe nta no kubitekereza. Reka nkubwire rero, ufite amahirwe uyu munsi, hari inyigisho zihari, hari ibitabo bihari by'abantu bubaha Imana bavuga ngo umusore yitegura muri ubu buryo, umukobwa yitegura muri ubu buryo. Kurikira izo nyigisho, byibuze wunguke mu bwenge n'ubumenyi, utangire kugira igishushanyo uyu munsi cy'umugabo wifuza kuzaba we n'umugore wifuza kuzaba we. Kandi uko ubisoma bituma igihe wabaye umugabo umenya ngo umugore bamutwara batyo, hanyuma umugore nawe akamenya ngo umugabo bamutwara batyo, bikaborohereza intambara mwazahura nazo. Ikindi ngusaba kwiyubakamo ni mu marangamutima. Amarangamutima yacu aba yarakomekejwe n'ibintu bitandukanye, uko twavutse, uko twabaye, uko iwacu bari bameranye, uko mama na data babanye. Niba waragize amahirwe kurira mu muryango urimo urukundo babanye neza, ni byiza. Hari igihe ukurira mu muryango hatari papa cyangwa hatari mama, cyangwa hari mama mubi cyangwa hari papa mubi, za nduru nyinshi zitandukanye zituma utangira gukomereka hakiri kare. Fata umwanya rero, ntago mu by'ukuri urugo ruzakuvura. Icyakora ushobora kugufasha nusanga umugabo wiyubatse n'umugore wiyubatse, yagufasha muri urwo rugendo. Ariko wari uzi ko Kristo wamuzanira amarangamutima wawe yakomeretse muri none agatangira kugukiza amarangamutima yababajwe, aho witakarije icyizere, aho witakarije kwikunda, aho wuzuye umushiha n'agahinda k'ibyo waciyemo bambe utanahisemo. Gira umwanya wo kubaka amarangamutima yawe, uyazanire Kristo akuvura ibikomere, agukize kutihangana, agukize twa tuntu tudushiha ubyukana utazi n'impamvu watubyukanye, agukize twa tuntu twose udakunda kandi wifuza kuzasangamo muzashakana. Kubera ukuntu twese kirimo umuntu twikunda, hari ibintu biba byarakunaniye ariko kumva wifuza kuzasanga umugabo wabifite, uzasanga umugore wabifite. Fata umwanya rero muri iyi minsi y'ubuseribateri yo kuba uri ingaragu, ukiri umukobwa w'inkumi, wiyubake muri utwo tuntu twose marangamutima. Mvuga utu tuntu ariko hari utuntu ngira ariko tutaryoshye, hanyuma tuzaniye Kristo akomora ibikomere, akomora inguma watewe n'ibihe, agenda kugira umuntu uneze, ku buryo nawe wajya wireba ku ruhande ukavuga uti mva, umuntu uzanshaka arahirwa, umuntu uzashakana nanjye arahirwa. Mfite ubugwaneza, mfite ubumuntu, mfite kubaha Imana, ukavuga uti ni ukuri umuntu arahirwa. Nawe ukishyira hariya ukibwiza ukuri. Murabizi kwibwiza ukuri akenshi ntago bitworohera. Imana yacu tugire neza. Iyubakemo ibyiza wifuza kuzasangana umukunzi wawe. Abanyarwanda baravuze ngo ibisa birasabirana. Ibyo bintu nasanze ari ukuri. Iyo uri umusambanyi, gukururana n'undi musambanyi ni ibintu byikora, kuko hari inzira mama mwarahuriyemo mugonganiramo, birakururana, ibisa birakururana. Rero yubakemo ibintu byiza muri none wifuza kuzasangana umukunzi wawe. Fata umwanya wo kubyiyubakamo. Ikindi mu buryo bwo mu mwuka, naho hubake utaragira abana bagukurura, utaragira inshingano zirenzeho. Hari igihe umuntu yibaza ko igihe cy'ubusore ari igihe cyo kurangara no kurya ambiance gusa no kujagarara no kugenda ahantu hose. Fata umwanya wubake ubuzima bwawe bwo mu mwuka. Uba umukobwa cyangwa umuhungu basenga, uyoboza Imana inzira rwose ikuyobore mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Itoze kubaha Imana, kuko n'ubundi nutitoza kubaha Imana uyu munsi, reka nkubwize ukuri, uwo wakunze uzamubabaza. Nutitoza kubaha Imana ukabura umuntu ubeshya, uzabeshya umugore wawe, uzabeshya umugabo wawe, uzamubabaza. Niba hari ikintu gituma icyizere gitakara ni ukubeshya. Ariko uzi umuntu kukubwira ngo ari i Remera kandi ari i Gisenyi, uzi umuntu kukubwira ngo ngiye muri misiyo y'akazi atariho agiye, uzi umuntu kukubwira ngo ndi mu nama atari yarimo. Nutitoza kubaha Imana uyu munsi, uzababaza umukunzi wawe, uzazana ikibi muri rwa rugo washakaga
kubaka. Rero itoze kubaha Imana uyu mwanya, itoze kubaha Imana mu tuntu twose. Nongere mbabwire ngo niba uri umusambanyi uyu munsi nugera no mu rugo uzasambana. Hari igihe abantu bibwira yuko gushaka umugore n'umugabo ari umuti w'ubusambanyi. Oya, niba utabasha kwikontorora n'uyu munsi, utarategeka umubiri wawe muri urwo rwego ku buryo utashobora gusambana, nugera no mu rugo uzasambana. Uzaryamana n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe rimwe kabiri gatatu, ariko kuko ingesi itapfuye, none se muzahora muzirikanye gutya? Uzagira ingendo, uzajya mu kazi, kandi n'aya masararikiro uzaba ukiyafite. Itoze none kumvira Imana, utsinde icyaha muri none, hanyuma niwinjira mu rushako uzarwinjiremo rwose waratsinze. Iyubake rero mu buryo bwose, iyubake mu buryo buri materiyeri, iyubake mu buryo bwo mu marangamutima, mu buryo bw'ubwenge, umenye, ugwize kumenya, ubuzi neza icyo ushaka. Wiyubake mu kubaha Imana mu mwuka wawe w'umuntu usenga, witoza gukiranuka mu dutoya no mu tunini, w'umuntu w'umunyakuri, w'umuntu w'inyangamugayo. Byubake muri none mu buseribateri bwawe, kandi Imana irabyifuza, nta kabuza izagushyikira. Inama ya kane nifuza kukugira nk'umukristo, turimo turaganira nk'abantu bubaha Imana, harimo kuyoboza Imana inzira, gushyira mu gaciro, gukunda. Ibintu biragendanishwa, ibi bintu biragendanishwa. Ni inama nifuza kukugira ntoya, kuyoboza Imana inzira. Nta mukristo reka kuyoboza Imana inzira, ariko kandi ntibikuraho gukunda, ntibikuraho gushyira mu gaciro. Ibi bintu biragendanishwa. Iyo bitagendanishijwe ni ukuri habamo ibibazo. Nongere mbabwire ngo uyu munsi hari abana b'Imana benshi bari bavuga ngo sinigeze mukunda, umuhanuzi yarambwiye, yari yampaye ikimenyetso, nimpura n'umuntu ukora ibi n'ibi, ugasanga mu rugo byabishye. Kuyoboza Imana inzira, gukunda, gushyira mu gaciro. Ubwo iyo mvuga gushyira mu gaciro, nditegereza nkareba, ngasanga si imico y'umukobwa, si imico y'umuhungu nzayishobora. Ibyo bintu bikwiriye kugendanishwa. Nongere mbwire ngo kuko utarashaka ni umugisha, kuko ufite amahirwe yo kwitegereza, yo gusenga, yo gukunda, yo kurobanura. Ayo mahirwe yose uracyayafite. Wifata icyo twita ijwi ry'Imana buhumyi. Wifata icyo twita ijwi ry'Imana buhumyi. Ushobora kuvuga uti noneho mama Hortense arimo aradukura mu mwuka. Oya, sindimo mbakura mu mwuka, ahubwo ndimo ndabubashyiramo cyane, kuko Imana niyo yaguhaye ubwenge no gushyira mu gaciro nk'uko tujya tubivuga. Wifata rero icyo wita ijwi ry'Imana buhumyi. Nongere mvuge ngo aho ryavuye ahariho hose. Ahariho hose birasa nko gutinyuka, kuko hari igihe uba ufite umukozi w'Imana wemera pe, wajya kubwira ibintu bikaba, akakubwira ibintu bikaba, akakubwira uko bizagenda bikaba, ukabona ukavuga uti umva uyu niwe muntu. Nongere mubwire ngo wifata ijwi ry'Imana buhumyi, aho ryava ahariho hose. Imana yacu tugirire ubuntu. Imana si umuswa ngo inanirwe kugendanisha ibikwiriye kugendana, niba koko ariyo yavuze. Ubwo niba navuga niba ariko koko ariyo yavuze, kuko Imana iravuga pe. Imana iravuga. Niba ibintu abajene bashobora gukenera kuvuga mu izina, Imana ishobora kubikora. Ntibikorera wenda bose, ibikorera igihe ishakiye, ariko ishobora no kubikora pe. Bibaho, hari abantu bagiye Imana yagiye ibikorera kandi bigahura bikaba amahoro. Ariko ndimo nongera kukubwira ngo Imana si umuswa ku buryo inaniwe kugendanisha ibintu. Niba ariyo yavuze, izagendanisha ibintu, izashyiramo gukunda muri wowe, igendanisha n'ubundi byo usanzwe wiyumvamo. Erega buri muntu wese agira amahitamo. Hari ukunda ibimeze gutya, undi agakunda ibimeze gutya, kandi ibyo bintu nabyo si ibyo twihimbiye, ni Imana yabidushyizemo. Imana yacu tugirire neza. Umuhanuzi ashobora kukubwira ngo uriya ni wo wawe, uriya ni wo wawe, ariko ukumva ntumukunda, ingeso ze ntuzishima, ukumva ntaguteye ishema. Reka nkubwire, fata akanya ubanze ubigenzure. Nashaka wari umuhanuzi w'ukuri pe, uvugana n'Imana. Ariko kuko nayo mbabwiye ngo Imana si umuswa, ntinaniwe kugendanisha ibintu. Niba koko iri muri izo aferi, iri muri ibyo bintu, izabigendanisha. Umuhanuzi yavuze, yakubwiye umuntu, ariko wakwitegereza ukumva urukundo rwanze kuza, wareba ingeso ugasanga ntizihura n'ibyo ushaka, yewe wanareba ukumva ntaguteye ishema. Urabona umuntu dukwiriye gushakana ni umuntu uguteye ishema, mwakwicarana mwagendana ukumva ntufite ikimwaro. Uyu munsi hari abakristo batifuza kugendana n'abagabo babo, batifuza kwicarana n'abagore babo, yumva atamuzana ahantu. Haba harabayemo akabazo ukuntu, uretse ko niyo haba harabayemo akabazo mwitangira, nawe warabaye umugabo mubi cyangwa umugore mubi, kuko niba waragiye mu rushako hari ibintu wubaka muri wowe ku buryo bigendana ukanezererwa uwo mushakanye. Imana yacu tugire neza. Ushobora no kuvuga ngo namurose, narose twakoze ubukwe,
narose yambaye ikanzu y'umweru, ndota yambaye costume, ari inzozi nyinshi uzasangana abajene. Narose impindabyo, uwo ni nk'umukobwa. Narose amata, narose nyambika impeta, namurose inshuro zigera kuri 7 ubwo n'umwuzuro w'Imana. Ibyo bintu byose mvuga bibaho pe, bibaho biri mu bajene. Narose ni igihamya, nari mvuye mu masengesho cyangwa nari mu masengesho y'iminsi 7 nsaba Imana ngo inyobore, hanyuma ndamurota. Ibyo bintu kumva ngo ni igihamya, bishobora kuba igihamya koko, ariko ntibikuraho gukunda, gushyira mu gaciro, kwitegereza inshuti y'Imana. Iki cyemezo cy'urushako nubwo nakubwiye ngo shiri hahamuka, ni icyemezo kuba byagenze neza tuba tugiye guturayo imyaka yose kugeza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Si icyemezo rero cyo gupfa gushingira ku nzozi bambwiye, bampanuriye. Imana ifite ubwenge n'ubuhanga bwo kugendanisha ibyo byose. Baramutse banaguhanuriye, reka nkubwire, bizazamo urukundo no kuryoherwa no kunyurwa, ku buryo uzasanga uwo muntu rwose ibintu ari mahwi, ibintu bijyanye. Hano mbonereho kuvuga ngo umuntu wese uzakoresha iterabwoba rivuga ngo Imana yavuze, haba hari ibintu arimo kwica. Muzi ko ariko ibintu bibaho, aho umuntu akubwira ati uriya niwe Imana yavuze ko ari uwawe, umva nutamushaka uzapfa, nutamushaka ntuzubaka, nutamushaka bizagenda gutya na gutya. Nagira ngo mubwire ko Imana itazana iryo terabwoba. Ibyo bintu ntabwo ari ukuri. Ushobora kuba warabibwiwe, warabyigishijwe, cyangwa se warashakiye muri ubwo buryo, ariko reka kubwire ntabwo ari ukuri. Iryo ni iterabwoba ritari ryo, ntabwo ryaba rivuye ku Mana. Reka nongere nkubwire ko Imana itagutsindagira umuntu udafitiye urukundo. Ntimurebe ubukwe, niba ari ubukwe, niba ari urushako rwa Adamu na Eva, nubwo nta option nyinshi Adamu yari afite, ariko igihe Eva yaserutse imbere ya Adamu, Adamu yaranyuzwe. Adamu ahita ahinduka umusizi, avuga poem, yaranyuzwe. Ntabwo Imana izagutsindagira ibintu umuntu utarimo ukunda. Ibyo bintu rwose birimo ikibazo. Kandi iryo jwi ryo kutamukunda cyangwa icyo kimenyetso cyo kutamukunda ni ijwi rivugira mu mutima wawe rivuga ngo itonde, itegereze, banza urebe neza ko utibeshye cyangwa se utayobye. Imana yacu tugirire neza. Reka duhuze ibi bintu byombi, Imana yavuze cyangwa se nakunze. Ibi bintu bikwiriye kugendanishwa, bikwiriye kugendanishwa. Niba Imana yavuze ukiyumvira ijwi, wagize inzozi, ni ukuri hazaba harimo no gukunda, hazaba harimo aho ushyira mu gaciro, wakwitegereza ugasanga ibintu birahuye. Ariko reka mvuge n'iki gihande, hari ikiri gihande cy'abana b'Imana, ariko amahitamo yabo batayakora nk'uko abana b'Imana bayakora. Ni ukuvuga ngo bafite ubwenge batemeye ko buvugururwa, ibyo bashingiraho ni nk'ibyo bagashingiyeho kera batarakizwa. Ni ukuvuga ngo yakunze wenda fizike gusa, cyangwa se umuntu aramwatarakitinga, bya bintu bavuga ngo ni coup de foudre, mbese inkuba zakubise ibintu byacitse, nta kanya ko kuyoboza Imana inzira, yewe no mu mutima we arimo arumva atari amen, ariko irari ryo mu mubiri rikamutegeka. Ni ukuvuga ngo amahitamo ye ameze nk'uko abantu batubaha Imana bahitamo. Abantu batubaha Imana bagira uko bahitamo. Ashobora no kureba umugabo afite amafaranga, ni ibibindi shwi. Nongere nkubwire ngo bigendanishe byombi. Gukunda ni byiza, gushyira mu gaciro ni byiza, gukoresha ubwenge bwavuguruwe ni byiza, kuyoboza Imana inzira ni byiza. Ibyo bintu bikwiriye kugendana. Wivuga ngo ijwi ryaravuze nubwo ntamukunda ndapfa kugenda, ariko kandi wikoresha ubwenge butavuguruwe ngo namukunze ateye neza. Nibyo nta kanya na gatoya ko gukoresha ubwenge bwavuguruwe n'Imana, ko gusenga, ko gufata umwanya wo kuyoboza Imana inzira. Uretse ko hari n'igihe iryo rari riba ryinshi kumva nuri ushaka, wasenga mu mutima ukumva nta mahoro arimo, ukumva siwe pe, ariko uko amaso yawe yamubonye ugakomeza ugatera intambwe. Oya nshuti y'Imana, niba uri umwana w'Imana, amahitamo y'abana b'Imana agira uko agenda. Imana ivugira mu mitima yacu. Wishimisha amaso gusa ngo wumve mu mutima si amene, ntibirimo amahoro sinabyo. Uzi ko hari umuntu w'indagera ku munsi w'ubukwe yarananiwe gufata icyemezo, ariko bizi neza mu mutima ko atari we, ariko ibintu ntabwo ari byo, akarinda yiyangaje akinjira mu munsi w'ubukwe. Nshuti y'Imana, uri umwana w'Imana, umwuka w'Imana avugira muri wowe. Bigendanishe byombi, bigendanishe byombi. Koresha ubwenge bwavuguruwe n'Imana, ubwenge tuzaniwe no kurarikira gusa ntabwo bukwiriye kuyobora abana b'Imana. Inama ya 5 nifuza kukugira, fata umwanya wo kwiga ku muntu wumva wakunze. Urumva icyemezo Imana wenda ifite uko yakuganirije, urumva mu mutima ni sawa, wamukunze, ariko ufata umwanya wo kumwigaho. Ibi ni byo nkunda kuvuga ngo gushyira mu gaciro, umwanya wo kumwitegereza. Nushaka witegereza utarashyiraho ijambo, kugira ngo udasiga ukomerekeje n'umuntu igihe bibaye ngombwa ko wisubiraho, kuko byose biremewe muri fiançailles, byose biremewe. Fata umwanya wo kwiga no kwitegereza ku muntu wakunze, umufatira umwanya rwose mutari mwabana. Twese turi abantu bakunda physical appearance imeze neza. Nta muntu n'umwe udakunda ibintu bisa neza, ntawe pe.
abakobwa bafite mu mitwe yabo umusore, wa musore umeze nk'uwo muri filime, umeze ukuntu, buri muntu wese agira ukuntu akunda. Abahungu nabo bafite abakobwa mu bitekerezo byabo. Nongere mbabwire ngo abakobwa bose ntabwo bazaba baba Miss bajya mu rushanwa ry'ubwiza, n'abasore bose ntabwo bazaba baba abasore cya gishushanyo ufite mu mutwe wawe, oya. Ariko uko umuntu asa inyuma twese turabikunda, tugira ukuntu dukunda, kandi Imana yabidushyizemo. Ugakunda muri ubu buryo, undi agakunda muri ubu buryo, ntacyo bitwaye. Ariko reka nkubwire, ntibizakubeshye ugarukirize aho ngaho. Kunda inyuma umuntu uguhesheje ishema, ariko wibuke no gukunda imbere, umuntu wamwe imbere. Umuntu wamwe imbere ndimo mvugaho kumukunda, niwe utazazamo impinduka nyinshi. Yego nawe yahinduka, ariko umuntu w'inyuma, uyu munsi wenda ni umukobwa afite imyaka 25, hari igihe azagera 55, hari n'igihe azagera 60. Hari igihe umubiri uzahinduka. N'uwo mugabo nuko nguko, ni umusore w'imyaka 30, hari igihe azagera 70, hari igihe azagera 80. Urugo wirufata nk'aga plan k'igihe gitoya, k'icyumweru, k'ukwezi, k'umwaka, k'imyaka 2, k'imyaka 5. Ni plan y'igihe kire y'ubuzima bwose usigaje hano ku isi. Niko ko kunda iby'inyuma bigendanye n'ishema ryawe, nako ni umuntu uguteye ishema, icyo wiyumva mu mutima wawe, ariko fata n'umwanya wo gukunda umuntu wamwe imbere. Impamvu nifuza kuvuga uyu muntu wamwe imbere, uyu muntu wamwe imbere arimo ibintu byinshi bya karite, byinshi byatuma ukomeza kumukunda, kwicarana nawe ukumva birakuryoheye. Rero fata umwanya wo kubigendanisha. Nicyo gihe umuntu arimo yiga ku muntu. Erega kwiga ku muntu ntabwo akenshi niga ku muntu w'inyuma gusa, ko umuntu w'inyuma waramubonye, waramwitegereje. Niba ari umusore mugufi cyangwa muremure warabibonye, niba ari umukobwa w'inzobe cyangwa wirabura warabibonye, uhagaze gutyo, ufite amaguru ameze gutyo, uteye gutya. Ibyo bintu byose abajene barabireba, kandi ni ukuri mbabwiza ukuri, kubireba nta nubwo ari icyaha pe. Ufite amahitamo ari mu mutima wawe, n'undi arayafite, nta kintu bitwaye. Ariko wigarukira aho ngaho, fata akanya none ko kwiga kuri wa muntu wamwe imbere. Abamaze gushakana uyu munsi barabizi ko ushobora gushaka umuntu uhagaze neza, ariko Mana, mwamarana amezi, mwamarana umwaka, bwa bwiza ntuzaba ukibubona, kubera ko ibyamwe imbere wasanze ari bibi, bikubabaza, bikujomba, bikugirira nabi, ku buryo utakibona bwa bwiza. Bubonwa n'ahaca agenda, ariko wowe murarana mu nzu ukaba utakibubona. Mana yacu tugirire neza. Uyu muntu wamwe imbere afite valeri zidasaza, afite agaciro akenshi kadasaza, ku buryo ari uwo kwitabwaho ku bantu bifuza kuzagira urugo rurama, urugo batahabamo bishimye, urugo rwubahisha Imana. Zimwe muri valeri twavuga umuntu wamwe imbere aba afite zidasaza, ni ukwibaza ngo ese ni umuntu wubaha Imana, ese ni umuntu uvuga neza, ese ni umugwa neza, ese ubwanjye arankunda, ese aragukunda, ese akunda abantu, akuzi kubana n'umuntu udakunda abantu, ese aca bugufi, ntabwo ari umwirasi, ese yakubera inshuti mu buzima busanzwe ku buryo mwakwicarana ya masaha kumva biranejeje. Uzi ko ari umuntu ufiyansa umuntu ariko atamubereye inshuti, ku buryo kwicarana nawe bimujena. Tekereza ko urimo gufiyansa umuntu, mugiye kuzabyukana no kuryamana no kubyukana mu gitondo mukararana n'injoro, ariko kompanyi yikabita kuryoheye, ngo murumva atari ukwibeshya. Ni ukuvuga ngo ntabwo ukunda kwicarana nawe, nta biganiro biryoshye, nta busabane mufitanye, ukuntu wumva bikujena. Kandi uwo muntu bikujena urashaka kuzamujyana iwawe, mukabyukana, mukararana, mukagumana. Icyo kintu ntabwo ari cyo. Fata umwanya wo kumwiga, wumva ese n'umuntu kuganira nawe no kwicarana n'umuntu w'inshuti, numva kumana nawe akanya binguye neza, bikuguye neza kuri uwo muntu urimo wigaho, kuri uwo muntu ukunze. Ikindi, ese afite ibitekerezo bizima biguha agaciro wowe, ariko uzi gukundana n'umuntu uhora akubwira ko ntacyo uri cyo, ntacyo maze, ntacyo wize, ugasanga mbese ameze nk'ukwanduruye ahantu mbese arimo aragutabara ko agiye kugushaka. Niba ari umukobwa akaba akubwira ati ninjye uzaguha agaciro, njye mfite amafaranga. Niba ari umukobwa ati ninjye ukugize, tekereza. Ese uwo muntu murimo mukunda, urimo witegereza, ni umuntu uguha agaciro, ni umuntu muganira ukumva urimo nawe urimo urazamuka, urubakika. Niko ibintu bikwiriye kumera. Ese afite ibitekerezo bizima, ni umuntu ufite ibitekerezo bizima, muhuza mukaganira mukumva hari ikintu burimo mugeraho. Ni umuntu uguha imbaraga zo kuba wowe, nari mvuze kuba wowe, aguha imbaraga zo kuba wowe no kugera ku migambi byiza. Izo zose ni valeri zitagaragara inyuma, zitari mu miterere y'amazuru n'amaso n'amatwi, zitari mu miterere y'amaguru n'ikibuno no mu nda no mu bituza. Izo ntago ziriyo, ariko ni valeri zikomeye zibitse mu muntu wawe wamwe imbere. Wongere mwibuke ko nubwo tuvuga ibintu byose, twigeze kuvuga ngo iyubakemo bya byiza ushaka kuzasanga umukunzi we. Ese ni umuntu w'umunyamahoro? Ese iyo mugize ikintu mutumvikanaho azamuka ku ruhe rugero, agarukira hehe? Uko rero azamuka, niba mushakanye azazamuka kurushaho, kuko noneho muzaba mwabyukanye, mwararanye, mubazanya amakara, mubazanya minerivare, mubazanya y'inzu, mubazanya ibyo bintu byose. Ni ukuvuga ngo ibyamwambura amahoro bigenda bigwira iyo muri abantu bari kumwe. Rero fata umwanya wo kwiga kuri izo valeri zidasaza ku mukunzi wawe. Bifatira akanya, wihubuka,
ngo igihe, ngo imyaka, ngo abandi, ngo ndenda kujya muri misiyo, ndenda kujya gukora amasitaze hanze, ngomba gusiga umugore, ukagira gutyo pafu ukabushatse umuntu ibintu bitateganyijwe, ndenda kujya muri aka kazi, ngomba kuba pasiteri kandi pasiteri agomba gufite bya bintu biba bisaba ko waba ufite urugo, ntibikukureho gushishoza no kwiga ku muntu wakunze cyangwa se urimo urambagiza. Mana yatugirire neza. Reka twanzure tuvuga gutya, ese twumva ijwi ry'Imana gusa? Ese dukunde? Twanzure tujya gute? Twanzure tuvuga ngo reka tubigendanishe kuko birashoboka. Tubigendanishe, tuyoboze Imana inzira nk'uko n'ubundi tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abana b'Imana. Twarasenze, tubimazemo iminsi, hanyuma turambagize. Ubwo n'abahungu ko abakobwa bo bararambagizwa, twe gushakisha nk'abahamutse uvuga ngo uyu mwaka ni 2021, oya wihamuka ko nuhamuka uzatora ibitari byo. Ariko kandi twe guhumiriza, tugire umwanya wo kwitegereza. Twasenze, twarimo turayoboza Imana inzira, turimo turareba mu bakobwa butuzengurutse, turimo turareba mu bahungu dusengana, turimo turareba mu dukorana, turimo turareba hirya no hino. Twe kugenda duhumirije, yego twitegereze, ariko twe gushaka nk'abahamutse. Hari umuntu ameze nk'uhamutse ashakisha buri mukobwa wese, ashakisha. Oya, tuza umenye ngo Imana izakugenera ibyiza. Koresha ubwenge, koresha kuyoboza Imana inzira, koresha gusenga, koresha kwitegereza, byose nta kintu na kimwe bitwaye. Ikindi, utise noneho tutumvise ijwi ry'Imana, ko nasenze ariko sinumva ijwi ry'Imana, ko ntarose, ko nta muhanuzi wigeze umbwira, nzabibwirwa n'iki? Reka nkubwire, hari ikintu gitangaje Imana yaturemanye. Umuntu urimo wumvuganisha igitekerezo cyo gushakana nawe, nta jwi ry'Imana wumvise, nta muhanuzi wamukubwiye, ariko warashishoze, usanga imiremerwe ye birajyanye rwose naho uri muganisha. Reka nkubwire, Imana izashyira ikintu cyitwa amahoro mu mutima wawe. Uvuga uti uyu mukobwa nifuza gushaka, uyu muhungu ndimo nemerera, ndumva mu mutima ari amen, numva hari mwituze n'amahoro. Imana izakoresha icyo kintu. Icyo ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye. Kandi hari igihe mu mutima wawe uzasenga ukanitegereza, ugasanga n'ingeso zirenda kujyana, ariko kuva mutima harimo impagarara no kubura amahoro. Wajya kwikiriza ukumva ntibikunda, wasenze, wacagaguye imigozi, si karande zikubuza gushaka, si ibiki, ariko kumva umutima wawe ntabwo ari amen, ntabwo arimo amahoro. Nakubwira ngo mbere yuko wiyangaja, kora stop, wongere usenge, uyoboze Imana, kuko icyemezo kivuye ku Mana gitanga amahoro mu mutima. Niba wumva nta mahoro ari mu mutima, cyangwa se barakurangiye, cyangwa se warasenze, cyangwa se wararebye, ibindi birasa nkaho ari amahoro, nako birasa nkaho byahura n'ibyo ushaka, ariko kumva umutima wawe si amen, kumva umutima wawe si amahoro, wikwinjira muri engagement idafite amahoro mu mutima wawe, kandi uri umwana w'Imana, kandi uri umukristo. Fata akanya gatoya, ongera wihe igihe, wongere witegereze. Urabyemerewe kubwira umuntu ngo mpihe igihe, mbanze mbitekerezeho. Uyu mubano reka tube twihanganye, mbanze ndebe aho bigana. Ikindi, twitoze kudakinisha amarangamutima y'abandi. Niba uri umusore witende kuvuga uti ndatera ijambo hano, mbanze ndebe aho bizava. Niba uri umukobwa wivuga uti ndemerera Jean, nemerere na John, nemerere na Peter, mbanze ndebe aho bizava. Oya, wikinisha amarangamutima y'abandi, kuko muri abakristo. Utari umukristo yabyemererwa, ariko we niba wubaha Imana, wikinisha amarangamutima y'abandi. Ikindi, nibiba ngombwa ubivemo. Igihe umva mu mutima wawe bitari amahoro, wemerewe kubivamo, nta sezerano muragirana. Nushaka kuba warabivuze iwanyu, ariko witegereje, uritegereza, urasenga mu mutima sa amen, wumva sa amahoro, uritegereza ubundi ikindi kintu. Hari abantu benshi binjiye mu rushako barabonye ingesi itihanganirwa kuri fiance wabo. Oya, hitamo kubivamo hakiri kare, aho kubyinjirana mu rugo kandi bidakwiriye. Wigira ubwoba bwo kubengwa, wigira ubwoba bwo kubenga, nta kintu burya bitwaye. Hari ikintu kitihanganirwa. Hari ibintu byinshi byihanganirwa, ko ntabwo uzashakana na marayika, uzashakana n'umuntu ufite karite, ufite na defo ariko zihanganirwa. Ubwo mvuze ibitihanganirwa murabizi. Hari ikintu wabona ku muntu mwari mufitanye gahunda, n'ubwo mwari kuba mufitanye kuwa gatandatu, ukavuga ati oya, wigira ubwoba ngo bazamvuga, bazanyandika, bazagira gute. Oya, urugo n'umushinga ukomeye, uzabamo iminsi yose nibikugendekera amahoro nk'uko Imana yabiteganyije, uzabamo akaramata mu minsi yose usigaje hano ku isi. Ikindi nabwira abasore, mwitinya guterwa indobo cyangwa se guhakanirwa. Hoya, umuntu nagutera indobo wari warakoze icyo agomba gukora cyose atari we biturutseho, uzashima Imana, uvuga uti Imana icyo nzi cyo imbikiye ibyiza kuruta ibingibi. Hari abasore bahahamutse uyu munsi batagitinyuka kuvuga irindi jambo kubera ko batewe indobo inshuro nyinshi, bahakaniwe inshuro nyinshi. Niba bitaguturutseho, wiyubatse neza. Natwe hari igihe namwe muba mutiyubatse neza nko bikwiriye. Wariyubatse neza, uri umuntu wiyubashye, uri umuntu wubaha Imana, uri umuntu uzi icyo ushaka,
bitaguturutseho ugasanga umukobwa waramugutwaye, uzashima Imana uvuga uti icyo nzi nuko Imana imfitiye ibyiza kurutaho. N'umukobwa nuko, hari abakobwa uyu munsi bishwe n'agahinda ngo amaze kubengwa, ngo umuntu yaramubenze. Wikwicwa n'agahinda. Niba uri umukristo ubanye n'Imana neza, uri umuntu usenga, wacaga ingoyi z'uburyo bwose, umusore n'ibinyuzamo akakuvaho, mwari mugeze ahantu, wihahamuka, shima Imana uvuga uti Imana ibyo byose hari ibyo ndinze, ntegereje ibindi byiza umbiki. Wibuke ko Imana ari data, ntabwo uzayisaba umugati wiguhe ibuye. Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Reka dufatanye gusenga. Ikiganiro wacyumva, wakongera ukacyumva. N'ibyo ngibyo nshoboye kukugiramo inama muri kano kanya. Fata umwanya udahahamutse, wihamurwa n'ibivugwa n'ibitambuka, igitutu cy'ababyeyi n'inshuti kibi cyawe. Fata umwanya wo kuyoboza Imana inzira, wihubuka, tuza kandi nezererwa ubuseribateri bwawe, ubunezererwe rwose, wiyubake mu buryo bwose, wubake uw'inyuma, wiyubake uwamwe imbere, ufate umwanya rwose Imana ikora umurimo muri wowe no mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Reka dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu, turagushimira abasore n'inkumi wagiriye neza, ugahamagara amazima, ukabarinda kuva ari batoya. Uyu munsi ukaba ari abasore, ari inkumi banejeje, ureba ukanyurwa, abagize umugisha wo kugira ababyeyi bakareba bakabishimira. Ndaseze kugira ngo uyobore intambwe zabo. Abakubahanya guhora ku ngoma, komeza uvugurure imitekerereze yabo, komeza uyobore intambwe zabo. Bamare ihahamuka, barifite ibibazo ngo se byagenda gute, ngo nta mukobwa mwiza ukiba wubaha Imana ukibaho, nta mugabo wubaha Imana ukibaho. Bamare iryo hahamuka, ubahuze kandi nabo wabageneye. Ndasengera abahungu n'abakobwa bageze iki gihe cyo gushaka, kugira ngo ubahuze nabo wabageneye. Ndabasengeye kandi ngo bafate umwanya mu gihe cyabo cyo kuba ingaragu, mu gihe cyabo cy'ubuseribateri, kwiyubaka. Bafate uwo mwanya biyubake, ibintu bidakosotse mu buzima bwabo, mu marangamutima yabo, mu bwenge, mu buzima bwabo, babikuzanire Mwami w'abami kugira ngo bashe kubikosora. Baha imbaraga zo kwibwiza ukuri. Avuga ati se umusore umeze nkanjye yavamo umugabo umeze gute, umukobwa umeze nkanjye yavamo umugore umeze gute. Maze ubaha imbaraga zo gukosora ibyo byose, ubakize n'ibikomere Mwami baba barakuye mu miryango, baba barakuye mu nkundo binjiyemo zitarimo kubaha Imana, baba barakuye mu nkundo binjiyemo bagateranwa nabo bari barakunze. Bakiriza ibikomere Uwiteka Mana Nyiringabo, maze uduhe urubyaro rukubaha, urubyaro ruzakora indi mirimo itangaje mu gihe Mwami kigiye imbere. Urakoze, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze.